ibi noneho ndabisobanura gute? Ngaho nyumvira nawe kano kantu. Kanye nkuriya musaza kare niyo izina ry'Imana ngiye kuva navuka duhura no muri stade. Uriya musaza sindamukomoza bikintu na kimwe. Ngiye ndibaza umuntu ni gutabyuka kata kundi nta muntu waguprovotse, nta muntu wakuvuze. Uriya musaza twicana muri stade abari mu kazi tumuyobora tumukurura tumwereka aho yicara ahangaha tumubera janti, nta muntu uramuteza ikibazo na kimwe. Ni gutashobora gufata amezi 3 yirwa yataka abantu kuri YouTube rimwe kabiri gatatu. Ntabwo ari iriya video gusa ngo nyine niwo murongo amezi nk'atanu ashize arabihemberwa. Ibyo nta n'ikibazo ariko ni nari mpamvu guhema ngo ujye gutuka abantu ukabyemera uba wuzuye uri umuntu wuzuye. None se nakazi ntabwo ari akazi ko ntabwo ari akazi kemewe. Ariko iyi ni itangazamakuru dukora ndetse biremewe. Icyo ni ikintu yarabyemera umuntu yemerwa kujya kwirirwa tuka abantu witutsi ku babyeyi n'ibiki byose bise n'ibiki. Komeza wumve abanyamakuru serivisi bagwana n'undi muntu yiguha nibo bakwicaza muri stade n'ibyo uvuga kuri radio uvuga ko wumvishe bari kubivuga sibyo. Bakwereka escalier twe tugufata ngo manuka kuri escalier utagwa, wagera mu rugo ukajya kwitereka muri ghetto tukabana. Uvuze ngo umuntu abarwana no guterura kwereka aho kwicara muri stade, kwicaza muri escalier gusohora ngo utagonga urugi, warinze ukajya kwirirwa utuka abantu. Abanyamakuru bose mwicana muri stade baguterura ni wakubwira ikibaye. Muze kuza kunyihanganira kubera ko muri iki kiganiro nshobora kuza gukoresha amagambo aremereye, ariko ni ngombwa ko mbivuga. Ukuri kuraryana, mujye mureka tukuvuge. Ibi bintu byo guhangana kwitangazamakuru bapfa Rayon Sport bizarangira ryari? Iyo ubona umunyamakuru afata kamera ka telefone nabwo kadashinga, akajya muri salo nayo idashinga, agafata ikiganiro akarikodinga, ibyo bintu akoze kuri YouTube akarenga akabijyana no kuri radio akoreraho. Just murumva ni ibintu twashima. Kuza usenya abanyamakuru bagenzi bawe, gishaka ikintu abantu bapfa nkakibura. Ntabwo umuntu yize itangazamakuru ashobora kuba yajya kuri mikoro ngavuga ibintu nka biriya. Kuba umuntu yarakwimye akazi ntibisobanuye ko ugomba gusenya ibyo ari kugenda ageraho. Umaze imyaka irenga 20 ukora umwuga w'itangazamakuru, icyo ni kimwe. Undi amaze imyaka itarenze ikiganza akora itangazamakuru, ubu tuvugana ashobora kuba umukoresha wawe kandi we waramutanze mu kazi. None ibyo abizire, mujye muganira byinshi, ariko Rayon Sport mwere kuyizana ibibazo byanyu muyihimbira. Rayon Sport ifite ahantu mwakura amakuru. Ntabwo Rayon Sport imeze nka ya makipe yimana amakuru. Rayon ni ikipe y'Abanyarwanda. Rayon ni ikipe ishimishwa nuko ibyayo byiza bijya hanze. Ufashe telefone ugahamagara muri Zabudara ntiyakwitaba, yakwitaba cyangwa utamuhamagara ugafata fone yawe ugahamagara Gakwaya Olivier, ntabwo yakwitaba. Ariko kwibiguza kuri mikoro ukajya kuyihimbira. Lorenzo Christian Musangafura na Sam Karenzi ngabo bose bamaze kudepoza ibaruwa isaba akazi muri Rayon Sport. Umwe asimbure Gakwaya Olivier, undi asimbure Robin Ngabo. Ibyo kweri umuntu utekereza ushyira mu gaciro yakagiye kuri mikoro akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Kampeni mwakreye yo kugonganisha amakipe n'abanyamakuru, icyo kintu muzakireke, ntabwo cyakuba ku mupira w'u Rwanda. Duhamaturira tuvuga ngo umupira wacu w'u Rwanda ntahuva ntahugera, aho kugira ngo wowe ubabazwe nuko iterambere rya football yacu ntaho riva naho riri kujya. Urimo uraza kuri mikoro ukasa ibyo bamwe bari kugenda bageraho. Amashyari, inzangano, nicyo kintu kigiye kwica umupira wacu w'u Rwanda. Kudakoresha ukuri ngo tuzane ibintu byubaka umupira,
tugaba mu tugambo two gucyocyorana. Niba hari uruhande wegamiyeho ruba rwagutumye, just ibyo birakureba, ariko ntukabizane mu itangazamakuru ngo uze kubibwira abantu nabo ngo babimenye. Nose niba bimenye birabafasha iki? Rwana n'iterambere ryawe, were kurwana no gusenya ibyo abandi bagezeho. Icyo nicyo kintu kizatuma nawe abantu bagukunda. Ntabwo umuntu azakundwa kuko yasenye mugenzi we. Ibyo se wabibonye hehe? Hari ahandi wabibonye? Ibi ndabyumva ndababara, wumve ko mbabara. RMC umuyobozi wayo n'abandi babishinzwe, iki kintu mucyumve. Hategurwe itorero rijyanwemo abanyamakuru tutitaye ku myaka yabo, bagende bajye kwigishwa. Niko bimeze, bajyanwe basubizwe mu ngando. Hari abanyamakuru mbona bamaze gutana amahame y'itangazamakuru, bamaze kuyata. Ntabwo mbeshya, ibi mvuga ni ukuri. Amahame y'itangazamakuru abanyamakuru benshi bamaze kuyata. Radio SK FM uyibwiye abakunzi ba APR ku kigero cya 90% wasanga bayanga urunuka. Ntabwo mbeshya, turabibona ku masocial media, turabibona ku masocial media. Iyo SKFM iri mu kiganiro live, tuba turi kubibona amakomenti bagenda bandika. Urwango rurenze kwitwa urwango rwamaze gukerewa hagati y'abafana ba APR na SKFM, kandi byose bigizwemo uruhare na bamwe mu banyamakuru bakoreshwa. Icyo tukivuge. Hari abantu benshi batishimiye iterambere rya SKFM, biragaragara. Ni kenshi twagiye tubona uwitwa Kalisa Bruno Taifa, mbonereho n'umwanya wo kumusuhuzaho yibereye muri Amerika, yataka SKFM ku rwego rurenze. Ariko mushimiye ko yafashe icyemezo cy'uko yabonye ko ibyo yari arimo ko byari amafuti, arabireka. Sam Karenzi yarabaye gafaranga, yari yarabaye bihemu, yari yarabaye igisimba, yari yarabaye rwango. Uwitwa Lorenzo Christian Musangafura we byari bindi. Ariko shimye ko yafashe icyemezo akabona ko ibyo yari arimo ko byari amafuti, abishyira hasi. Ndamushimira. None ko Kalisa Bruno Taifa yabishyize hasi, wowe ubyadukanye urinde? Hari amakuru nge ntagishaka no kumva mu matwi yanjye. Ibintu byo guhangana rwose ntabwo bikwiriye. Utinye ko byagezaho uwitwa Sam Karenzi aturika agashaka kurira muri studio hejuru y'umuntu udashinga. Lorenzo byari ibindi, aravuga rimwe n'akoresha n'amagambo atari meza bitewe n'uburakari, ariko kurakara kwabonye ntabyumva. Ntabwo umuntu yajya kuri social media this way ngo aguserereze, agusebye, akwangisha abantu, kandi bari kukwangisha niyo public yagukurikiye. Just aho waca ejo bakumena umutwe. Hose bitwabishima koko. Narindize munyihanganire. Uzi ko ajye mvuga ibintu nkumva neza naturika nkarira. Fita agahinda kenshi ku mutima, nterwa na bamwe mu bise ngo n'abanyamakuru bamaze gutana bakareka umwuga w'itangazamakuru, kandi duhora tubumva. Nose niba wamaze gutana amahame y'itangazamakuru bamaze kuyajugunya, urumva umwuga utawutaye. Shamana aka nagahinda cyokora.
uwapfuye yarihuse. Gusa mwavuga mutavuga, mugonganishe bamwe, ariko abareba mubihorere. Rayon Sport ni ekipe imeze neza, ni ekipe iyobowe neza, ni ekipe igira uko ishyiraho abayobozi bayo. Ntabwo ekipe ya Rayon Sport ari wowe uyitegeka abigomba gushyiraho n'abitagomba gushyiraho. Kandi niyo Sam Karenzi yaza agahabwa akazi muri Rayon Sport, cyangwa se Lorenzo agahabwa akazi muri Rayon Sport, nta kibazo cyaba kirimo, nta byacitse yaba ihari. Urimo urumva neza? Kuki se batagaha wowe? Nuko nyine ntacyo uri cyo, babona ntacyo urimo. None ubu watinyuka ukajya gusakaza muri Rayon Sport, waba surinde. Reka mbonereho umwanya wo gusaba wowe mukunzi wacu udukurikiye uri hirya no hino ku isi, umbabarire niba ugeze hano bwa mbere ntugende udakoze subscribe, kuko kuyikora kwawe nibyo bikomeza kutwongerera imbaraga zo kubakorera video nyinshi kandi nziza mukeneye mu buzima. Duha igitekerezo ku makuru twabagejejeho, utunenga cyangwa se udushima, byose turabyakira. Mboneho kandi umwanya wo gusaba wowe mukunzi wacu udukurikiye aho uri hose, ukaba wifuza ko tukwamamariza ibyo ukora, dusange tukwamamarize ku biciro biri hasi cyane. Ibyo ukora bizamuke, mu minsi mike uzabona impinduka mu mirimo yawe. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, nawe ngiye wumva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.